ndabasuje aho muherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire. Tugiye kureba ku nkuru zidasanzwe zitandukanye ziri kuba muri iyi minsi. Mu karere ka Karongi, umukobwa w'imyaka 21 witwa Niyigena Clarisse arahigishwa uruhindu nyuma yo kwirara mu rutoki rwa se wabo witwa Bizimana Andere, agatema ibitoki 18 n'insina 36 bapfa amafaranga y'ikimina. Ubuyobozi buvuga ko ikibazo cyabo cyaturutse ku mafaranga 10,000 y'ideni ry'inzoga uyu mukobwa yari afite, maze se wabo yaje kuyamwishyurira akoresheje amafaranga y'ikimina. Iza rero gutera ayo makimbirane, umukobwa ati ni gute wishyura ideni ry'inzoga nanyoye mu mafaranga y'ikimina? Ikibazo kiba kiravutse. Clarisse yahise ajya mu rutoki rwa se wabo ararwangiza, hanyuma ahita ahunga. Inzego z'umutekano n'abaturage rero bakaba bari kumushakisha kugira ngo uyu musinzikazi aryozwe amakosa yakoze. Aho mu karere ka Karongi kandi ntabwo ari byo byonyine byabereyeyo, ahubwo kuri sitasiyo ya RIB ya Rubengera, aho nyine mu karere ka Karongi, hafungiye umugabo w'imyaka 29 witwa Felician Mushimiyimana w'umudugudu wa Karambo, akagari ka Murengezo mu murenge wa Mutuntu. Akaba nawe akurikiranyweho gutema urutoki rwa se yitwa Ntirivamunda Bosco, ni umusazi w'imyaka 69, yamujijije yuko atamuhaye 8. Mbega aho muri Karongi ugize umujinya yirara mu rutoki, ariko ntabwo ari bose. Gusa ibi bikaba bibaye mu minsi ikurikirana, aho umukobwa yiraye mu rutoki ngo inzoga yanywereye mu kabari bazishyuje amafaranga yo mu kimina, undi nawe ngo ntabwo yahawe 8 kandi 8 utakiri n'itegeko, ahita yirara mu rutoki rwa se ararutemagura. Umuturanyi w'uyu muryango yavuze ko uwo musore bakeka ko yari yafashe ibiyobyabwenge, nuko yirara mu rutoki rwa se nijoro ararutemagura, insina zimwe azitera mu marembo nka kumwe babigenza iyo hari ibirori. Mbega ubwo yarari gutegura ibirori. Ati se yabyutse asanga insina zirambitse. Uwo muhungu we ufite umugore n'umwana akaba yarubatse ku ngufu aho mu rugo rw'iwabo akaharongorera. Mbega ubwo yazanye umugore mu rugo rwa se. Ubwo rero yatemyemo insina zirenga 15 arazangiza, hanyuma aranabyigamba, zimwe ahita zitera no mu marembo nk'uri gutaka. Umusaza yahise ahamagara mudugudu, nawe abwira izindi nzego. Umugabo abimenye ahita acika nk'uko wa mukobwa w'umusinzi nawe yacitse. Gusa we yaje gufatwa, ubu akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Umwe mu bo mu muryango w'uwatemewe insina yavuze ko umuvandimwe wabo asa nk'ushaka 8 ku ngufu, akaba yaranubatse mu rugo rw'iwabo ku ngufu agira ngo akomeze yotse si igitutu amuha 8 we bwangu. Ati umusaza nta sambi ifatika afite yazaha abana be bose, uyu yashaka ko nagahari akegukana, umusaza agasigara nta n'afite ho kwihengeka. Ati rero ubwo yatawe muri yombi turaza guhumeka, cyane cyane ko nubwo umusaza ashaka guhisha ikibazo, mu by'ukuri bafitanye ibindi bibazo twe siko tubibona, kuko dushobora gukomeza kubifata nk'imikino. Uwatangiriye ku nsina ugasanga ejo ahitanye n'umuntu turi kubikinisha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu Ntaganda Wilson yavuze yuko wakoze iki cyaha yafashwe ahita ashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Rubengera ngo ibyo yakoze abibazwe. Ati twasanze yatemye insina 15, zimwe yaziteye mu marembo nk'uwitegura ubukwe. Abajijwe avuga ko yaziciriraga ubwo kugira ngo wenda zibashe kororoka neza. Gusa ikibaje nuko bakimara kumufata, ise niwe wari wamuhororije. Nyuma yo kumuhororiza rero ngo yahise aba n'uwa mbere mu kumusabira imbabazi, avuga ngo nibamureka atahe, ngo kuko ashobora kwisubiraho. Abandi bakavuga batahubwo ni wowe azatema. Uwo munyamabanga nshingwabikorwa yavuze ko bitashoboka ko bamubabarira. Ati nubwo yamubabarira bidakurikije amategeko, ati ubwo azajya kuryozwa ibyo yakoze. Yasabye abasore n'abagabo rero nk'uyu bakiri bato ko bareka ingeso yo gukora amakosa nk'ayo, mbega bagashaka n'8 ku ngufu. Bati bakwiye gukoresha imbaraga zabo bakishakira ibyabo. Ati ibyo kwirirwa abana bapfana ba seminani rwose ntibikigezweho. Leta yabihaye umurongo usobanutse. Niba se umubyeyi afite abana benshi, ubwo atuye mu kabanza gusa ari nako yabyariyemo, ubwo arumva byagenda gute? Rero yasabye abasore kureka ibyo bintu byo gushaka 8 ku ngufu. Wawubona ukawubona, utawubona ntuwubone.
ubundi ugakoresha amaboko yawe ugashaka uko wibeshaho. Yasabye abaturage kujya batanga amakuru hakiri kare mu gihe cyose abona hari igitutumba gishobora guteza umutekano muke, cyane cyane nk'uko uwo mugabo n'ubundi ngo agenda avuga yuko ashobora kuzaba ntambamye kuri uwo muryango. Tuvuye mu karere ka Karongi reka tujye mu karere ka Nyamasheke, aho umukobwa witwa Nadine Uwumviyimana afunze azira gutera icyuma umugabo. Uyu Nadine afungiye kuri sitasiyo ya Gihombo nyuma yo gutera icyuma Sibomana Jean Pierre ku rutugu ubwo yari agiye gukiza uyu mugabo ari kurwana n'umugore we, nuko ahita agenda atera icyuma ku rutugu uwo mugabo wari uri kurwana n'umugore we, ahita atabwa muri yombi. Byabaye ku wa 19 Nzeri na 2025 bibera mu mudugudu wa Doga, akagari ka Gitwa, mu murenge wa Gihombo muri ako karere ka Nyamasheke. Ubwo rero uwo mukobwa yahise atabwa muri yombi kandi we yari agiye gukiza. Tuvuyeho tukajya mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, haravuga inkuru y'umugabo witwa Munezero Janvier ukekwaho gutema ingurube za sebukwe kubera amakimbirane yari amaze iminsi amurangwaho. Byabaye ku wa 22 Nzeri na 2025 mu mudugudu wa Komazi, akagari ka Bisoke. Ubwo barasebya rero umugabo w'imyaka 78 yabyukaga mu gitondo agasanga ingurube ze ebyiri zatemwe ku maguru y'inyuma, mbega ziryamye hasi. Munezero Janvier w'imyaka 31 bikekwa ko yatemye ingurube za sebukwe. Barasebya afite imyaka 78. Uwo mugabo rero watemye ingurube za sebukwe bikaba bikekwa yuko bishingiye ku makimbirane bafitanye. Bamwe mu baturanyi bavuga ko Munezero yari asanzwe afitanye amakimbirane na sebukwe, ndetse ku munsi wa mbere wabanjije icyo gikorwa yari yagiye gusaba gutahana umugore we cyangwa se kumucyura kuko yari yarahukanye ariko ntibamwemerera, nuko rero abyuka atema izo ngurube. Umwe mu baturage yagize ati uyu Munezero yari amaze iminsi aza ateza umutekano muke hano mu rugo rwa sebukwe, byageze ku munsi w'ejo aje kureba umugore we baramumwima kubera ko yari yahukanye, rero yatashye arakaye. Ati ndakeka nta gushidikanya ko ziriya ngurube zatemwe nawe afitemo uruhare kandi abaye yarabikoze bijyanye n'ayo makimbirane. Undi muturage nawe yagize ati twarabyutse dusanga ingurube zabarasebya zatemwe ku maguru, ni ibintu biteye agahinda kandi bigayitse kuko hari uburyo bwo gukemura amakimbirane hadakoreshejwe urugomo. IP Inyasi Ngirabakunzi, umuvugizi wa polisi mu majyaruguru y'u Rwanda, yemeje ko aya makuru koko ko ingurube zatemwe ariyo, avuga ko biri gukorwaho iperereza. Yagize ati nibyo koko twamenye ko hari ingurube zabarasebya zatemwe, bikekwa ko byarakozwe na Munezero Janvier akaba ari umukwe we. Uwo mugabo rero yamaze gushyikirizwa polisi sitasiyo ya Kinigi kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. IP Ngirabakunzi yakomeje asaba abaturage kwirinda urugomo mu gihe habayeho amakimbirane, ahubwo bakagana inzego zibishinzwe. Itegeko nomero 68/2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo yaryo 193 rivuga ko kwica cyangwa gukomeretsa amatungo y'undi iyo umuntu yishe cyangwa se yakomerekeje amatungo y'undi ku bushake ahanishwa igifungo itari munsi y'amezi 6 kugera ku myaka 2 n'ihazabu kuva ku 500 kugera kuri miliyoni 2. Ubwo rero uyu ukekwaho gutema ingurube za sebukwe ashobora guhanishwa icyo gihano. Ngayo nguko duhure mu bindi biganiro.